waba wifuza kubetinga ariko ukaba utazi uko wabona shwadiro cyangwa ubetinga ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions, aho buri munsi mubona shwadiro enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonoma yawe uyu munsi ihera ku 6,000 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi. uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu bihumbi n'ibihumbi bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Tarinyanya nziza ngurashaka gasatsi keza ngurashaka gutandukana na sostomate hano pizza tunyanya ayiwe dororonyanya urashaka inyanya nziza kuri promotion ngwino. Salama boss wanjye. Urakazaniza boss. Gira umugore sha. Urakoze cyane. Urasanga so sha. Nawe murasa. Pizza tunyanya twiza mfite poivron nziza mfite celery nziza mfite icyo bita karoti nziza cyane hanga ndabwikireba. Menyanya z'ijana. Nta nyanya z'ijana zikibaho. Ntago zikibaho. Nta nyanya z'ijana zikibaho. Nose mutanga izanga ya. Cyo kibazo rero cyo guhaha n'abagabo. Abagore ntago bifofuta ntago bigafu. Nanjye sinyangura n'abagabo mpinyanya. Nitaye. Tugutanga za 200 kuzamuka. Ni zingahe? Nenye sha urunyanya ni senkana ubu ngo. Ni zingahe? Nenye. Izo ngizo zigurisha n'ambabarira. Akumva rero kamubwira. Nanjye nakomenyeye gucuruza n'abagabo. Niba utazi guhaha genda wohereza umugore. Reka nanjye nakumenyeye kugura n'abagabo. Okay ndaguhe 5 basi. 5. Ongera urundi tugure. Ne 5. Ongera urundi tugure zire 6. Muri Patatran. Ai! Muri Patatran. Isarja gushaka? Inyenye za dese shirama. Za dese. Za dese kabisa. Nyanya za dese no kuri kuma. Okay. Nyanya za dese. Okay. Ishyura fabu. Ndakwishyura kuri telefone. Wiki kuri telefone? Cyane rwose. Akaraka nako ndasengera ndangura kuri telefone. Ndakwishyura kuri telefone mfite amafaranga. Izi nyanya ni sangahe? Ni za dese umara. Za dese? Yego. Zaba zirangurirwa izi ni 2,000. Ni za biri se natoragura. Nakuniga wakigabo bani. Uniga suniga ibiki. Siko wigize nabi. Okay, subiza nyanya zawe. Akakira inyanya zawe mbere zijya guhahira nta. Wewe, yeah. Ngabo mwabaye. Ukujya utaguze se? None sine kwa kinyanya ukase nyuma nagize ngo nagiye naguze. Yihore nzazitekera. Nacyo usaziri. Aya basi mambo vipi? Yeah. Nimeze gute boss? Fresh. Ndashaka udufilme dushyashya mara. Bana hano ndadufite kabisa tumwe twadanje. Yakiraga fresh nyine runda. Ndashaka season gashyashya. Ishyura mbere nyine. Mvanyira mu no episode imwe nanga. Episode ni turwase ubu ngubu. Ako warasta se no. Studio ni yawe se? Jemeruka episode 20 rero turwase. Episode 20. Aho ni mbere ya corona. Ngo iki? Umva rero kumubwira sindi kubura nawe. Studio ni yanje ni ngiye wishyuza. Oya kiraho episode 12 nkwezo turwasa nawe. 12 ni 2,000 we. Nta 2 ntabwo. Siko kumburanye wowe. Nakubwiye ngo 12 ni 2,000. Azi ko wagira ngo no bane ngano wenyine. Sawa nyine ngakomeza ahubwo urimo uranareba film ubu ushaka wavanga akagenda. Kiraho episode 12. 12 ni 2. Okay narimo ndashyira ijana. Patrice. Narabirunda. Ubwo Ukabarungana umusozi. Reba uno mugere wawe utangira dese wowe. We mugere. Uyu mugere w'amanga. Kumama le. Njura yinyangeza na ndagwasenyise. 2 mwana ntago ndi kuburana nawe. Ni 2 ariko. Aya na demire zanje waba. Iyi studio ni yawe. Demire se uri kuzikina ndeba none ni 2. Aya genda no mafaranga 500 niyo ndi bugura. Okay ndaguha imwe aho ngaho. Oya ngwakira na. Nimwe bana nashize hijana bana. Ndi asinga iki kigori cyo kimbiga. Ya DJ biteze. Shana rimfuye. Ufite filime se. Sha filime nazifite no kuri Dubai. Sha mfite udusizoni dushyashya twiza. Mama nangaze. Sha urashaka udusizoni tungahe? Na 3. Season 3 zose ndaziguhera ubuntu. Aha sawa nanjye urakiraho kubuntu. Wezi baho ngaho. None shira ndagwaturasa nabi. Studio ni yaso. Naye amafaranga mesenyagabanye ubutanye. Studio ni yaso. Ubutanye ukiraho iby'ubuntu nanjye ndayagabanya. None se nukuzanira no mu rugo. Oya. Zona ga flash sha zona ga flash. Reka njye kuzana ga flash. Cyangwa se ubwo wakagutiza. Ako genda ukazane ntacyo. Nubanguka ndanakongeza kandi. Merci. Igorata. Urabona rimwe ndetse nyaka. Wenda nakudiha. Akurazi. Wowe ushaka filime? Ndishaka filime nyine. Uzihereze kwa unansigarira. Uzi ngo birananira mwana.
Mwana Batiro. mwana Ni fresh ni fresh. sauce Shani sawa kabisa. ewana none wallahi dore twaranaburanye inkuru zabaye inkuru Na muri phone kagira inkuru rwose. Bundi umbwire kuntu inkuru ari inkuru. ukuntu gahunda zimeze rero n'ubundi amagambo turaza ko tuyavuga nimugoroba ahubwo nta kuntu nuko usanzwe nsayidira wareba ukuntu n'ubundi wakongera Se waretse guca ku ruhande ukarasa ku ntego kandi ikintu gifishe. urumva urabizi ko road trip fada wacu n'ubundi papa cyawe ukaba na mama cyawe ukaba stylish boy ukaba nyine byose ubona ko noneho unyambariye akantu noneho kasogokuru noneho Byore. urumva nyine hari proti ifite ya danger nije ku cyawe koko Dore kandi pati nurananiye. nese kugutira icyangwe mwana ni ikibazo Nese reka mubaze. Buri munsi iyo utaniye ipantaro unhira ishati, utanira ishati ukanira box, utanira box ukanira inkweto. Nese uburagira ngo umunsi ngutize iki? ese kariwe n'ubundi ugira imyenda mwana uragira ngo dutirinde ndakwinginza no basi iryanya mapeki Mbwira icyo ushaka ndebe niba gifite ndakiguha nusanga nagifite ubwo urashakira ahandi. okay ntabwo ugira ngo sinda nashaka byinshi izi nkweto nizi amasogisi nizi ipantaro agashati akagofero karinete byiza neza n'umupira w'imbeho Ese reka nkubaze. Ko numva imyenda yanjye yose ibintu byanjye byose ugiye kubya. Ngaho boxer, ngaho ingofero, ngaho ipantaro, ngaho ishati, uragira ngo njye nsigarane iki? None njye nkuramo ibi nambaye mbiguhereza njye nsigarane iki? n'undi uri umufana basi pfa kuniza ibyo ufite ntacyo Reka nkuzanire iki? Ipantaro n'ishati. nta kibazo kabisa ishati n'ipantaro ako urebye n'ukuntu washyiraho udusogisi byaba ari sawa Sawa. Dore rwose ubu ngubu ipantaro nguhaye n'ishati. Nibyo bintu mbashije kubona. Ko nta bindi bintu nabutiza. n'ubu narakuvuga ngo n'ubundi birago na Versace ya dance ya no kano gate ka made in Rwanda wala ni tarani akamakeye nabwo kandi ubundi usanga ari n'ibitano 50 Reka patira ngenda renze. narakoze kabisa Cyane wegerayo ubundi ugira ibirori byiza. reka ngende kabisa Nari turi kumwe turi kumwe. None se kandi bigenze bite? wanije na karinete se Ariko dore ikibazo cyawe ni iki ngiki. Ndagutiza rinete maze kugura amashati n'ipantaro. Niriya ngo ngutize rinete. akihangane ntabwo wabura karinete Nese uko ngere ngiye kuzambara. Uriya ngo zigutize kandi ndazihutisha kabisa urabanguka. ndabanguka kabisa Okay, nazo reka nzikuzanire. nizo zanyuma Ariko mbore ntutinde. nizo zanyuma mwana Sawa. kabisa ako gizo genda ugira style wala ngiye kuntu kira cyane bize kugenda Urakabona? kano kandi nyirakuru wala Nahashiramo kabisa. kigaterekamo gutyo umwana utagiye kumurebera amahanga gutyo aravuga ati nyirakuru freshman Ariko turasubira. Ariko mbore ntutinde. ntago ntinda mansha nta kindi kintu nagutira pe Menye ko ndi butuvare. ibi birahagije Gerayo dusubire dusubire. nta kindi natira mwana ariko ushaka waniza n'ikirembo Ariko se dore kandi ikibazo cyawe nese ni no ibaze ngwaye ipantaro ngwaye ishati ngwaye rinete ngo ngutize n'ikirembo. man no se ngenda n'iki gisatsi manje kitasoko Ubu nagushigaje no kuntira umugore. nizi kiremba cyonyine man nta kindi kintu ndi kugusaba Ikiremba cyonyine. cyonyine kabisa Nizere ko utanira n'umugore. oya nabyo umugore man si umugore si umugore wawe uriya mugore nawe utera igihe kane cyashyikwa ntabwo namugutera aho rero none n'urundi ndagenda gace ari muze y'umura none shajizo man uri umuvandimwe Nyine wowe gerayo. ako se Ikizi. ako nta kintu nagutera Wowe gerayo tu. kabisa Usibe gutinda. ntago ninda man Nawe gerayo mo. kabisa shana bindi natira pe Nese ko mbona utagenda. kangende man ngiye kukubwira ngo ugire ikindi kintu niza sha byaba ari amane kabisa Ega nye narenze ibyo bimenye. ahubwo se reka nigenda ariko nyine nta kindi kintu natira ko ntije urugori byaba ari sawa nyine Mana nyagasani. Urenya ngo ngore ngufashe iki koko. Nkora iki? wanije man kira cyonyine man kira kiremba cyonyine man kira kinakuru rugori Ese urugore ko nzi ko rukenewe. ega man wakoze muntu uza arangirizayo niza ega niza rega noze abantu nkamwe ko ariko mwamwana Akira. ariko jiza Akira rwose. none rero ngo kirete banyira kuru ndagaca umbe ko nari munagusezesha Sawa turasubira urumva? Urabona iranya nayimbwa koko intire kuva ku ishati ipantaro n'amarinete koko. Oramide? karame mabuja Warebye uwo muntu uri gukoma? kanze mukurebe Mwiriwe si biki? umeze neza Tumeze neza nyine. mabuja wari masa Uwuhe mabuja? mabuja wo muri runo rugo Ntawe urimo. Uramushaka se?
none nashakaga none se ubundi wowe mabuja muziranye gute urumva mabuja twariganye nyine jya kumureba ku ishuri ni ako se hasi wacishije make ubona nje kumureba ndabizi ko arimo hano ngiye umva ibintu ndikubwira mabuja rero mwiganye ku ishuri kari nahari na nubu aracyari kwiga iyi si nta muntu ugiye uba amatiga ajya ku ishuri ntihari ako ushaka wandeka nkajya kumureba njye rero reka nkubwire iyi karitsiye ibamo ibisambo va mu nzira wabona ahubwo bagiye kumenaho n'amazi utitonze aya masaha baba bakwishe niyo mpamvu najya nizera abantu iyo baranyobera abantu bahanga ukuntu bameze ku izina ry'Imana ubu ngubu uza gutinda byari bibi cyane genda mabuja arimo aho ngaho umuntu yazaga buri munsi sha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwiriwe neza. Mwiriwe umeze neza? Nta kibazo. Amakuru ni meza. Mwatumenye? Namenye. Ntabwo tumenye? My gosh. Subhanallah. Ndabona nari kukwibuka neza. DJ. DJ Regolata nakumenye. Amakuru ni meza. Bura nyine nuko rimwe na rimwe mpinduranye imyenda style vuba. Impamvu byagucatse kubera ko hano ngiye muri quartier yose. Banyita umwami w'ibyangwe. Birumvikana biragaragara. Icyango cyose cyasohotse ninjye muntu wa mbere kigeraho mbere. Sha urasa neza pe. Ntumbwire. Nukuri. Buno none nakubera umugabo. Yashoboka. Uyu kwigora ubu ngubu ngiye gushaka umukobwa ntago byagorana. Oya ntago yakwanga yaba atagira ubwenge. Sasa muganira umukobwa yanyangira iki ndamfite ubwiza hano style ndazifite amafaranga ariko none Nataye. Andi makuru se? Sha makuru ni meza nta kibazo dufite turashima. Mu rugo baraho. Baraho cyane. Amakuru yandise. Sha meza. Mabuja. Aha. Kuri wawe ari inyuma gushakaga sinzi ngo tuntu bya bintu bya nyede. Haranshaka. Nagushaka nyine ngwino muvugane. Okay nta kibazo. Sorry. Kasi mbonye umugore nirukanze ariko kwambara neza nibanga. Nikosha. Uramara iki hano? Uramara iki hano? Ahubwo se ntago wakwicara ngo tuvugane bicaye. Okay, nta kibazo. Narindi kukubaza ngo uramara iki hano? Urumva naje gusura murumuna wawe. Murumuna wanjye? Mu buhe buryo nyine? Urumva mu buryo bw'ubushuti ngiye nawe dufite ukuntu. Nyine bisobanure neza mbyumve sindi kubyumva. Urumva subhanallah adutoza gukundana nk'abana b'Imana. So rero urumva ni muri urwo rwego naje kugira ngo musure nk'umushuti wanjye. None waje gukora iki hano? Ni ukugira ngo dukomeze tunasurane tubane neza nk'uko Imana ibidutoza nk'uko ababyeyi babidutoje kugira ngo turebe ko twakuza n'umubano. Ukuza umubano? Kuza umubano nk'uko subhanallah bidutoza yaratubwiye ati muri suratul Fatiha kabiri muri muri ngo ila akhushin ala umuun mukundane mubane neza mwe kuryana ndetse no kuryaryana ubona ko kuryana no ibyo bintu nari kumva se iki gihungura ariko ntacyo nyine no gukuza umubano kugira ngo ngene mu Mabuja karame hari mu gikoni kabisa bimeze nahe hari umuceri gusa muzeyi wanyu ntago ejo twavuganye nta makarari nta bishyimbo nta mavuta yewe nta n'ibitunguru nta na salisa ubu nabuze ikintu mbafasha ahubwo se murarya ikibuno ako se wowe ufite ikihe kibazo wajya kuri ya botike dusanzwe dufataho ibintu Mabuja nawe hari ikintu nawe ujya ukora kitari cyiza kihese ariko ntacyo nabafasha urumva none se ibyo byose byahagarara ngaye boss wanjye none se uraduha amafaranga wowe turayagusubiza ariko ni ugufasha abavandimwe urumva rata menye ko tutayagusubiza ni ugufasha abavandimwe nk'uko Allah bidutoza ratanangaye byose hamwe urebye byahagarara ngaye ni kuvuga ngo hari n'ibintu nari nanze kubwira Mabuja kugiye kutwitangira ndabyongeramo ntacyo uvuga nta kibazo kabisa harimo ibiro 3 by'ibirayi umutima mwiza ukaza kugura n'isukari ukagura amajyane ukaza kugura gikukuru tangawizi ukagura salisa yeha n'inyama ubwo ariko binabaye na ngombwa nabwo wanarenzaho reka hari utuntu tujya turenza tw'udusalade bana byashiramo byose hamwe shiramo nimero yawe 07 urumva Islamu idutoza gukundana no gufashanya ikira ntago urumva ibihumbi nka 15 byabikora 15 oya gupara raporo yuko ndi butegemo n'akamoto okay kangushyira utarane ntaho urumva se ahubwo nitarane ariko
reba kuri telefone yawe kaze ndi sawa wowe nugira n'iki kibazo umbwira ndababwira Menyeka aya mafaranga tutayagusubiza wa ntacyo mugabo. njyewe ndi umuvandimwe urumva gukora ko urumva murumuna wawe Murumuna njyewe wawe. ntacyo na kimwe ntakora kubwe urumva ni inshuti yanjye twarabanye tuzanabana neza nta n'ikintu ntakora kubwe pe erega ndamukunda Ubwo bushuti bwanyu ndi kumva nari kubwumva. Ubuhe nyine ubushuti butuma uduha amafaranga ngana gutyo n'ubuhe bushuti. urumva nakubwiye nti Islam dutoza gufashanya urumva erega aya mafaranga ejo se kuhansanga ku muhanda ndyamye ari ugahita wamvana ukanjyana kwa muganga ukanangira nk'ibindi bihumbi nka 200 kandi ukavuga ati uyu muntu yaradufashije nanjye hejuru utwo 30 mba natanze mfite akazi keza kabisa Ndumva wa wundi wigeze Yesu da. oya njyewe ntacyo nakora murumuna wawe kabisa kubwa murumuna wawe ntacyo nakora pe ahubwo se Ngaho komeza umbwire ngo uruwa hehe hajya. muraho urumva ni hano ruguru uraho neza mukobwa Muraho. bite musore ni amahoro okay umva iyi arimo Nawe uhari. ntibisanzwe n'ubundi ntago ndagira ngo mamusanga haryo mumaze imyaka ingahe nanga 2. okay reka nguhe utumire noneho uza kumumera buturutse ku murenge ahangaha hariho na gitansi y'ibyo mutajya mwishyura wisuye Karori Yego. ni wese okay uze kumumera buno butumwa naza Aya mafaranga yose. ngayo mafaranga yose imyaka 2 mu mazina ahangaha mutishyura amazi ibishingwe n'umutekano ngayo mafaranga yose ntago murya Turateka. ibishingwe bijyahe Mu myanda. ntago munywa Turanywa. amazi mwoga ajyahe Muri ruhurura. muri ruhuramba ngaho nyumvira n'umuteza n'ibindi byabo nose grand frère wanje amafaranga muri kuvuga ni 50,000 ibihumbi 50 nawe nyumvire musore nawe urwo baguhaye ngo uyobore nk'aka karere kose urumva abaturage barimo abakari wo bakontorora ukabishingwa ibiki byose ibishingo ntibishyura umutekano ntibishyura amazi ntibishyura kandi sha bafura buri munsi none se umurenge ufite kode bishyuriraho oya ayibishingwe n'umutekano n'ay'amazi bayanyishyura kuri phone ajya kuyadeposa nta kibazo oya nta kibazo shyira amahanga nimero zawe None usigiye kuyishyura. ngo nta kibazo ngiye nakubwiye ko nta kibazo sawa Ariko umenye ko tutazayagusubiza. nk'umurarega no kwikorera bino no kwikorera ntacyo ntakora ku bwanyu pe ngiye nanakwitanga kode ni zingizi n'ibihumbi 40 ingahe byonyine 50 none kugira ngo muze mutazaramuteza ikibazo ngiye kureba ukuntu nagwa nk'ibihumbi 60 60 ndagwa 60 yego sha ubundi mujye mureka ninde kuza kuyatwara nibyo byiza rwose buriya wowe nari nimo mpamvu nazaga nkanga kuyatwara nuko se ntabura ukuntu nza kumurarira hanga nari mbizi ko tuzabona uri umuhungu we ndi umuhungu avuze usa nasiko sha uri imfura nasiko kabisa ariko usa nk'ababirigi niho maze igihe kinini nkabikiye karata ariko burya ngo amateka yanyonge nyabona murakaze cyane hanyuma reba kuri telefone yawe nayo wayohereje okay Patino sha mva sha ubu ngubu tuvuga n'ungoze mu bitugu polisi ewana nari nirukanse ahantu hose naburiwe abaturage nabo ni ibibazo wa mugabo ni ibibazo kabisa noneho ubu ngubu ntago ino complication nayihereza musaza ngubu imfura cyane nkawe akangaka ndagenda nkasubize ku murenge mbabwire n'undi munsi bajya ahubwo babwira uyu nguyu sha hari igihe iswa bari no mu bintu byinshi ndabeshye sha ujye ukora nka siko komera sha sawa ugira akazi keza sawa urakoze cyane Tugaruke rero niko se muhu ari amafaranga yose utanze uzi ko ari ndura yagusubiza. Nakubwiye ko ngiye ntacyo nakora kubwamo umuna wawe pe. Ikindi ngiye nawe turavukana. Ntago ari ngombwa se kuba nyemo ikibazo nabo tugiye kugira ikibazo cyuko ngo ngiye nawe tutavukana. Ntago tuvukana ariko. Ntago ko mana yanjye aha. Byukuri ngiyewe nakubeshye nkunda urumuna wawe. Uramukunda? Ndamukunda ku buryo ahubwo ubu ngubu numva bibaye byiza mwareba ukuntu mwana munshingira. Tukara ko twakora n'umuryango ngiye urana umuntu bitangiye gutya papa wanyu ntanamuzi ibuzo no munshingiye ari cyo kimwe ntabakorera nabahindurira ubuzima. Urabizi neza akagukunda se? Bitewe rero n'agaseko nabonye akamwenyu kari kamuherekeje ubwiza ndetse n'umurava yanyeretse mu gihe kitari kinini nako tumaze iminsi nakurebye sugira ngo uyu munsi twamenyanye. Ashobora kuba nkunda twana abana tukaba twanaberana tukabyara twana kabisa twinshi tumeze neza. Aha nzaba ndeba. Sister umva reba kamvitation twakoresheje ngiye na Sherimana we ntago biza ahubwo nshimira. Byagenze bite cyane umva umva kubwire rero uvuga utarabona tumva ntabyo uzisare noneho dufite umva iteye ubwoba abafiye doneri bazabicaye hasi twebwe twicaye hejuru na Sheri
mana yanjye ko muzaba mumeze nk'aba utambaza itorero rizaturirimbira ngo tuzarihangahe se miliyoni 3 yebaba we none n'igihugu umva bizaba bishyushye utambaza umuhanzi uzaba harariko masamba we n'ukuntu mukunda uzi ukuntu azi kuri wari wabase none uzi imodoka zizaba zihari vewe itashatu maze wende kuva byatize none na kwastere 3 kuzibagirwa zo yebaba we none se mama muzamuha iki umva dufite impano ziteye ubwoba amabaga 5 mwese sonorizasiyo bizagenda bite turayifite sha ariko nta mu DJ dufite none ase DJ waza tubere mu DJ mu bukwe bwanjye kumbe ni DJ ya nuse kugiye ahubwo se nze kuzume twa dufilime ego